amakuru yavugaga ko ngo gusomwa risubikwa iki gituma risubikwa riba ntabwo wakimenya ni abacamanza bakizi baba bakikusanya ibimenyetso baba babonye andi makuru mashya bashobora guha agaciro wenda mu bijyanye n'ifunga n'ifungurwa hari impamvu nyinshi zituma barusubika isomwa risubikwa so icyo tuzi kinashyirwa muri systeme nabwiwe n'umwavoka nuko Metre Kirenga yambwiye ko barushyize isomo ryimuriwe ku itariki 26 ngo ni kuwa kabiri hano bari kwa mbere kwa kabiri ni kuwa kabiri nta kindi warenzaho bakomeze bihangane nta n'ikintu cyabasubira nabwo bishobora kugira bikimuka nabyo ibintu se byo mu nkiko nyine kwa ruko bigenda mu nkiko ariko ubwo kiriho nyine nuko atari uyu munsi uyu munsi byo ntabyo ni kuwa kabiri amakuru se yavuye hano yizewe amakuru se yavuye hano yizewe ko rwimwe isomo ry'umwese kandi mubwira ko umwavoka waba ari wabimbwiye umwavoka wa SKFM mu Kirenga Metre Kirenga barabibamenyesha muri systeme yabo sinzi uko bigenda ariko abavoka barabibwirwa isomwa ry'imuri bari bafite icyizere kufungurwa wenda nk'abakiriya be icyizere cyarimo bizera kubera ko baburanye neza batanze ibimenyetso bishoboka n'impamvu zifatika ariko still umucamanza niwe ukubita akanyundo Mucyo Lorenzo yarakomejeho Karenzo uratubwira niwe watubwiye amakuru haki imbere ya Mose ngo Tanseri haruvuze ngo polisi yakinye ngo bananiranywe oya hasigaye kumwerekana byararangiye uyu byose nuwahe kandi byararangiye polisi sebuza amafaranga ngo nawe nabuze uwo iyo bananiranywa ibyo nibyo barebe bifuzanyiraga barumvikanye na Gorilla yarishyuye 10 byayo nta kibazo yese barishyuye 10 baranarwa iki Gorilla yabonye 10,000 yaramuhaye bitatu hafi 12 yaramuhaye bitatu mega trade yihuse ubwo 7,000 byihuse cyane miliyoni 10 kandi mu gihe gito nta namezi abiri yarashize ikipe iri sharp umukinnyi waruhendutse udahenze rwose ubu se mwiza wari kugira umumaro muri mu ikipe ya Rayon Sport kandi sinzi umuntu wabinyandikiye mpamagara manager we Ababa wo muri Kiyovu ndamubaza arambwira ati reka Gorilla yarishyuwe igisigaye ni umuhango wo kumwerekana ati gusa yasinye umwaka umwe gusa by'imyaka 2 yarabyanze afite intego zagutse hanyuma se mbere yuko tujya muri APR abantu uko ndi kubona uyu munsi barimo kuntuka cyane muri commentaire byagenze gutenda wabanshumurije bari kubwira bati reka msemaji oya ndabona na agenda ni abantu benshi ndabona ni twa dufake accounts reka mbaho ubutumwa nawe se reka mbaho ubutumwa abantu ndabona uyu munsi banyibasiriye umuntu wabantumye ibi bintu musubire mu mubwire ngo uretse gato umuntu wabantumye musure mumubwire ngo ntabwo mwambonye cyo ni cyambere icya kabiri ntabwo nkora akazi kanjye kubera ko munyishimiye haba hano haba handi ibyo mwakwandika byose ibyo mwakora ku ma YouTube byose it doesn't move me une message mugomba kwakira rwose kabacengera mu magufwa imyaka 7 imaze mu itangazamakuru nta na rimwe kwijana ry'ibyo nanyuzemo mushobora kunzanaho uyu munsi ndi umunyamakuru mukuru urumva nta na kimwe iyo message Lorenzo azajya aratanga ubutumwa iki kiganiro rero iyo message oya muyakire rwose sinzi nabandi babinyandikiye ngo Lorenzo yiharira ijambo ngo urabona iyo message muyakire hano ntago tumanika akaboko ngo dusabe ijambo sibyo ntabwo nibaza ko Kazungu amaze imyaka n'imyaka muri deba azi ko igitekerezo ashaka gutanga yagitanga uko agishaka nanjye nuko sinarekarama ngo umuntu yanyimye ijambo gute se mu kiganiro nk'iki nabonye yabitangiye nimugoroba ni ba bantu ni kagatsinda k'abantu barimo barangaginga ibyo rwose na kubaha agaciro icyemezo n'abantu bakimenye ntabwo tuzongera kubavugaho gusa uzakandagira umuzamu azahabwa narabivuze nabivugiye hano uzakandagira hari igihe kizagera bakarenga umurongo naho ibyo gutukana Isa kuntuka Lorenzo Kazungu batuka ibyo bashaka ntituzongera kubavugaho buryo umuntu ageze aho avuga ngo ntacyo ahomba ntuhomba umugore ntuhomba umwana ntabwo uri ku rwego rwo gusubizwa rwose ubwo rero n'uwamusubiza bari guta umwanya ni ukuvuga ngo reka tubyihorere ariko nababwiye ngo
hazagira igihe hagira urenga umurongo, hazagira igihe hagira ukandagira umuzamu. njye navuze ko nzasanga umuswa aho ukomoka, ntabwo aho ikiguri cyawo kiri. uzajya kuja kwa Musisi. Kazungu ugeze kutubwira story yo ku Mahoro, umuswa ntago wari warazonze buriya bwatsi bwo muri stade bawusanga mu Migina aho ukomoka. warazonze stade Amahoro mu kibuga wibereye mu Migina epfo urenza yitwa kwa Musisi. hepfo cyane mu gishanga niho abashinwa bawukuye. ndumva ari abashinwa barati ibindi muri beshya ngo murashyiramo imiti ngo reka imiti urayishyira aho batumukira hano. munyumve mwishimye, nta kintu mwangira na kimwe. ibyo rwose bibe clear, ntacyo mwangira. twikomereze tujye muri PR. mu kanya tujye kubiba twinjira mu ikipe ya APR Football Club. Nkerabahizi irakomeza